uyu se we yakubwiye ko ari musaza wa Iribagiza we avuga ko ari iki avuga ko ari musaza wa Iribagiza avuga ko ari musaza wa Iribagiza hari ibimenyetso atanga se cyangwa arabivuga gusa mu magambo nta kimenyetso aratanga ariko nyine byaba ari bya bindi se abantu babatubuze ese ko mbona ari umuyobozi amazina yombi ya Iribagiza yavuze amazina yombi yarayavuze yavuze ase yaba ari umutubuzi umuntu umeze kuriya umuntu umeze ntabwo ari umupolisi mukuru ndagusuhuje cyane wowe udukunda ndetse ukomeza gukurikirana filime yacu Inzira y'Umusaraba ndetse kuri uno munsi tugiye kugaruka kuri episode yatambutse tuganira uburyo bita Emile ndetse wo bita Kamarade witwa Iribagiza akomeje kuguma twahita muri komase kubera ko kuva yamara kunywa umuti ntabwo arabyuka gusa amwe mu makuru meza twamenye wo bita Kamarade ndetse na Emile bahawe na papa wabo nuko uno muti ugomba kumara hagati y'iminsi 3 ndetse n'iminsi 5 kugira ngo aze kuba yakwibuka. Ku rundi ruhande uwitwa Mukanambara ndetse na Fabiola na Rugema bakoze ikosa rikomeye cyane ryo kuba bashukubita Fabiola ngo ajye muri wa rugo maze aze kuba yakica Iribagiza gusa Imana ikomeza itabara yaje kuba irinda umukobwa wacu Iribagiza ndetse aza kuba yarokoka. Gusa Kamarade na Emile baje kuba batabara ndetse batabarira hafi biza gutuma uwo bita kwa Rugema baseba. Fabiola yamaze kugerayo ba Kamarade na Emile bari bihishe ahantu adashobora kuba yahita babona agiye kumwica bahita bamubona ndetse aza guhita asohoka yirukanka bamacyusa bayoberwa icyabaye. Ubita Sylvie yaje kuba abwira Kamarade na Emile yuko hari umuntu wagiye uzavuga yuko ari musaza wa Iribagiza ndetse aberetse amafoto basanga ni umuntu w'umusirikare, umuntu ufite amapeti, umuntu ubona yuko yiyubashye. Rero ese bizagenda bite? Turi kubona ubita Iribagiza akomeza kuguma muri koma gusa kubw'amahirwe yeraho ndetse akavumbura ukuri kose aho mu bice bigiye bitandukanye. Rero ndagira ngo tugaruke kuri commentaire nyinshi cyane zigiye zigaruka kuri no filime ndetse kubw'ibitekerezo byiza mukomeza kugenda mutanga kandi byubaka. Ngira ngo tuze kugaruka tuganira turebere hamwe kubera iki ibi byose birimo biragenda biba. Rero reka duhere kuri commentaire za bamwe baba bagiye bandika ndetse kugira ngo impamvu ntasoma commentaire zawe nuko kenshi ziba ari nyinshi cyane bityo ibirushaho guhita bigenda neza. Duhere kuwitwa Maniraguha Goleti yanditse ati mama Cyusa ntuzongere guha karibu ibyo birura. Timu mama Cyusa naho timu Fabiola guys muze twirebere filme yacu twitonze kandi muduha show kabisa. Yes. Tugarutse ku kindi gitekerezo cy'uwitwa Mukamusoni yanditse ati nukuri Imana ikunda Iribagiza pe mume like abakunda Iribagiza na Emile. Uwitwa Umuganwa Fulate yanditse ati uziko mama Cyusa ari umuhanuzi ndamwemeye nukuri. Uwitwa Emarite Nyirantiringiye Imana yanditse ati mwabigoryi mwese muzatwara iki kwa Bacyusa. Rugema wowe n'umugore wawe muri ibigome murabeshya kabisa muzafungwa. Uwitwa Sekamana Joseph yanditse ati ababona ko Fabiola umutima wamuvuyemo nta merayike. Uwitwa Aline Iragena yanditse ati sha muba mwarekereje kabisa uziko narinzi ko ndi uwa mbere we basi mume like. Turebe indi commentaire igaragara nkaho ari nini irimo uwitwa Uwimana
Anonce yanditse ati Imana ihe umugisha Emile na kamarade bazatubabarire ntibazatume hari abo kwa Nyiranambara uzasubirayo murakoze Iribagiza natubabarire akanguke pe turabakunda cyane. Dusome indi komanteri y'uwitwa Esther Isimbi yanditse ati abafite amatsiko yo kubona Iribagiza yibutse byose ni mu like kandi n'ababeshye hari abantu ndakeka twese tubakunda nka mama Kanyana ariko mwa bantu mwe ba kamarade ntibasubiza umutwe inyuma bakabona twabura kugaruka ku mirimo igiye itangaje cyane ubita Iribagiza akomeza kugenda akora harimo kubabaza uriya muryango ariko yari yaramaze kwisubiraho ndetse n'umuti arawunywa. Inkuru nziza rero yaje kuba itaha mu matwi ya Cyusa, itaha mu matwi ya Sylvie, itaha mu matwi ya mama Cyusa, nuko kamarade na Emile baje kuba basohoka mu cyumba baramubwira bati umuntu wanyweye uno muti dogiteri atubwiye ko akanguka hashize hagati y'iminsi 3 n'iminsi 4 aribwo abamaze kuba yatora agatege. Rero kwa kwiheba kwari kwinshi cyane uwo bita mama Cyusa yari afite, Sylvie yari afite, ubona ko yari afite ubwoba bw'uko hari ikintu kidasanzwe gishobora kuba cyaba kuri Iribagiza. Gusa kuri uno munsi ntabwo nabura kukubwira ko ari umugambi ukomeye cyane, ari igikorwa gikomeye ubwo uwo bita mama Cyusa yaje kuba yemera ko uno mukobwa yamugerera mu nzu. Rero kamarade na Emile bakoze igikorwa gikomeye. Cyusa nawe yaje kuba abitekerezaho arangije arabwira ati ni byiza cyane ko mutubwira no makuru twari twahangayitse ndetse turi gutekereza kuba twamujyana kwa muganga ariko baravuga bati ino ndwara witwa Iribagiza araza aramubwira ati mu by'ukuri rero kuva twamara gutekereza gukora kino kintu ni ibintu bigiye kuba byadufasha ndetse bikaza kuba byagira ikintu bitanga. Ku rundi ruhande uwo bita Rugema ndetse n'umuryango we byakomeje kubagora cyane ndetse barimo baribaza bati turaza kuba tubigenza gute ko Iribagiza yanyoye umuti ndetse nawe twabwiye kujya kwica Iribagiza bikaba byamunaniye. Uwo bita Iribagiza rero akomeje kuba yahirwa n'abantu benshi ariko musaza we nawe ntabwo yicaye, hari igihe kizagira buriya akaza ndetse mu kuza bikaza kuba byatuma basi abasha kwibuka buri kintu cyose kigenda mbere. Yes, rero reka muri kano kanya tugaruke kuri amwe mu magambo agiye atandukanye abantu bagiye batangaza ndetse si ukuvuga ngo ni ikindi ahubwo ubita coach ndetse na Kanyana na mama Kanyana bishimiye uburyo wo bita Iribagiza basi agiye kuba yamara iminsi 3 maze akaza kuba yakibuka. Rero reka turebe commentaire zigiye zitandukanye mwagiye mutangaza ndetse izo commentaire zikaba arizo zigomba kudufasha tukamenya tuti ese biraza kuba byagenda gute. Rero mu bantu benshi mwagiye mutanga ibitekerezo mwagiye mugaruka ku buryo uwo bita kamarade na Emile bakoze igikorwa gikomeye cyane. Reka duhere kuri commentaire y'umuntu witwa Munezero Meli yanditse ati abantu mukunda Emile na kamarade mukaba mwishimiye ko batabaye Iribagiza ashyiraho udutima 5 nta kindi yashyizeho. Uwitwa Mutuyimana Edisa yanditse ati kamarade na Emile Imana izabaha umugisha n'ukuri kw'Imana. Uwitwa Emma Ishimwe yanditse ati number 1 muze dutere agatebe turebaho kamarade na Emile baturutse abafite amatsiko nkanjye mume like. Uwitwa Mukashyaka Claudette yanditse ati wow ashyiraho udutima twinshi aravuga ati abashaka ko umusaza wa Iribagiza ahura na Emile na kamarade tumenyane we umve ni ndabakunda cyane. Uwitwa Mushimiyimana Agnes yanditse ati abakunzi ba kamarade na Emile dufatanye tubahe amashyi barayakwiriye please. Abafite amatsiko yo kubona Iribagiza yakangutse
mubinyereke hano. Uwitwa Iradukunda Sara yanditse ati uyu munsi ndabashikiye ku gihe pe, mwamaye akalike. Uwitwa Mutuyimana Brandine nawe yanditse ati umuntu wumva ba Kamarade na Emile bahura na musaza wa Iribagiza maze bakamubwira ukuri kutariho ivumbi, bakamwereka na dogiteri wagiranye igihango n'ababyeyi ba Iribagiza, abo byashimisha muri hehe ngo mubinyereke munkandire kudutima. Uwitwa Mukarugira Victoria yanditse ati abantu mwese mukunda Kamarade na Emile Kanyana kabisa, ndabakunda cyane nanjye. Uwitwa Iradukunda Aime Claudine yanditse ati Imana ishimwe kuba Iribagiza atishwe na Fabiola. Uwitwa Mukundwa Marita yanditse ati Emile na Kamarade abacunguzi ba Iribagiza. Uwitwa Dorothée yanditse ati mbaye uwa gatatu mume izo like nanjye numvi uko zimera. Uwitwa Ingangare Joseline yanditse ati mudufashe iki cyumweru Iribagiza abe yakangutse pe. Uwitwa Iragena Henriette yanditse ati ngewe Fabiola ndamukunda azi gukina nukuri, mujye mwibuka ko ari filime nukuri mwitwagwa n'amarangamutima cyane. Uwitwa Tuyishimire Isabelle yanditse ati nukuri ino filime ni nziza turayikunda cyane, ahubwo icyazatubabarira uwo bita Iribagiza kino cyumweru akaba yakangutse kubera ko turamukunda cyane. Mama Cyusa Iribagiza Mukanambara nawe ndagukunda. Reka turebe uwitwa Iribagiza Josiane yanditse ati muraho abo dukunda kimwe iyi filime mume like. Uw'ababyeyi Renata yanditse ati ariko abantu batazi umusaruro wa like twaka muze badusobanuriye aho zijya, ndabakunda cyane. Uwitwa Plantinazo yanditse ati gusa rero mwebwe mugomba kongera kuturambira ko Iribagiza atabyuka gusa. Uwitwa Godelive yanditse ati Imana ihabwe icyubahiro ba Emile na Kamarade muhezagirwe kabisa, Imana ibahe umugisha. Astra Vistra, Imana ikomeze ibane namwe.